Ese ni hehe havukira abayobozi b'ingabo zirinda u Rwanda? Ese ni hehe urubyiruko rwinjira nk'abantu basanzwe ariko rukasohoka rwambaye amapeti ya ba liyetona ndetse n'andi akomeye? Ese ni hehe disipurine ikomeye, imyitozo ndengakamere ndetse n'ubuyobozi bwo ku rwego rwo hejuru ni he bihurira? Mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu mutima wa Bugesera hari ishuri rikomeye benshi bumvishije izina ryaryo, ariko bake nibo bazi ibibera imbere. Aha ni ahandi bahita Igako. Uyu munsi tugiye kukwereka amateka y'iri shuri, uburyo kadete bahagera ndetse n'impamvu ari kimwe mu bigo bikomeye mu mutekano w'u Rwanda. Nimba uri mushya hano nguhaye yambu, ntibibagirwe gukanda subscribe. Uhawe ikaze. Mu karere ka Bugesera mu gace ka Gako niho hari ishuri rikuru rya gisirikare rizwi nka Rwanda Military Academy cyangwa se Gako. Iri shuri kandi niryo ritegura abofisiye bashya ba RDF. Si imyitozo gusa ya gisirikare bahakura, ahubwo harimo n'amasomo ya kaminuza ariyo leadership cyangwa se ubuyobozi, strategy, military science, medicine, engineering ndetse n'amategeko. Mu yandi magambo, Gako yubaka abasirikare bafite ubumenyi ndetse n'ubuyobozi mu mitwe yabo no mu myitwarire. Gako kandi ifite amateka akomeye cyane mu Rwanda. Mu myaka isaga 25 ishize, iri shuri ryabaye isoko y'abayobozi benshi ba RDF. Buri mwaka ryakira intake cyangwa se bakadete bashya batandukanye z'abasore n'inkumi baturutse hirya no hino mu gihugu. Aba bose kandi baza bafite inzozi zo gukorera igihugu mu bijyanye na gisirikare, ariko mu gice cyo kuyobora. Ubuzima bwo muri Gako burakomeye cyane. Umunsi utangira kare cyane, rimwe na rimwe mbere y'uko izuba rirasa. Bagakora physical training cyangwa se siporo ngororamubiri, bakirukanka, bagakora parade, bagakora tekinike z'imirwanire cyangwa se martial art, technical exercise, tactical one, class lessons, bakajya mu ishuri bakiga ndetse na discipline ya buri segonda barayihabwa, nta gutinda, nta kwirara ndetse nta kosa ryoroheje na rimwe rihaba. Mu yandi magambo, Gako yubaka abasirikare bafite ubumenyi ndetse n'ubuyobozi mu mitwe yabo n'ubushishozi, gufata ibyemezo bihuse ndetse n'ibindi. Gako kandi ifite amateka akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko mu myaka isaga 26 iri shuri ryabaye isoko y'abayobozi benshi kuri ubu babarizwa muri RDF, igisirikare cy'u Rwanda. Buri mwaka rino shuri ryakira intakes zitandukanye cyangwa se ryangaje abasirikare batandukanye, abasore ndetse n'inkumi baturutse hirya no hino mu gihugu. Aba basore baza bafite inzozi zo gukorera igihugu, niyo ntego nyamukuru ibazana muri iri shuri rya Gako. Gusa nubwo ubyumva uko, ntabwo ari ugupfa kubigeraho. Ubuzima bwo muri Gako burakomeye cyane. Umunsi wabo utangira kare cyane, rimwe na rimwe mbere y'uko izuba rirasa. Bakabyuka bagakora imyitozo ngororamubiri, bakiruka, bagakora karasisi, bagakora imyitozo njyarugamba ndetse bakajya no mu ishuri. Nyuma y'ibyo byose bakicara bakiga. Ikindi ukwiye kumenya, discipline ya buri segonda ibikenewe, nta gutinda, nta kwirara, nta kosa rito ryoroheje riba hano. Amakosa yose arakomeye. Gako ntabwo ari ishuri ryigisha gusa kurasa no kuyobora, ahubwo hari n'andi masomo atandukanye. Hari social and military science, umusirikare wize niwe ukenewe ku isoko. General medical cyangwa se general medicine and surgery, computer engineering, civil engineering, mechanical engineering, law cyangwa se amategeko ndetse na nursing. Ibi byose abashoboye kwiga barabyiga, dore yuko hajya yabasoje kwiga yisumbuye kandi batsinze neza. Ibi byose bikorwa ku bufatanye na University y'u Rwanda. Ano masomo niyo yigishwa muri kaminuza za gisirikare ku bufatanye na University of Rwanda. Kuba ofisiye ntabwo bisaba imbaraga gusa, ahubwo bisaba n'ubwenge, gufata ibyemezo byihuse, kuyobora abandi ukaba ufite iyo ndangagaciro, ubwitange ndetse no gushyira igihugu imbere ya byose. Niyo mpamvu training ya Gako iba ikomeye kurusha izindi zose wagiye wumva. Gusa umunsi ukomeye kurusha iyindi ni pass out cyangwa se umunsi bahererwaho amapeti, pass out parade. Aha niho kadete bahabwa amapeti ya second lieutenant, dore ko buri wese wanyuze mu iri shuri arisohokamo ahita ahabwa ipeti rya second lieutenant.
Wakibaza ngo wowe utararinyuzemo wahabwa rino peti hashize igihe kingana gite? Ni igihe kirekire cyane. Bava ku rwego rw'abanyeshuri bakaba abayobozi ba RDF nyuma yo kuva mu iri shuri, kuko baba bafite ubunararibonye bwinshi, apana ubunararinyweye. Abarangiriza igako nibo bajya kuyobora unit za gisirikare zitandukanye muri RDF. Bamwe bajya muri Army, abandi bakajya muri Air Force, abandi bakajya mu barwanira ku butaka ndetse no mu butumwa bw'amahoro bwa UN cyangwa se LONI. Iyo urebye uniform yabo ubona imyenda, ariko inyuma yayo hari sacrifice, hari ibintu bikomeye, ibitotsi bike, ntago bajya baryama, hari amarira menshi barize bari mu myitozo, ariko nyuma y'ibyo byose hari discipline, hari n'inzozi zo gukorera igihugu, kuko nta musirikare wanyuze igako uba udafite indangagaciro yo gukunda igihugu. Gako ntabwo yubaka abasirikare gusa, ahubwo yubaka n'abayobozi ba gisirikare ku rwego rw'isi. Iyo urebye uniform y'aba basirikare ubona imyenda, ariko inyuma yayo hari sacrifice, hari ibitotsi bike, nta bitotsi bagira, basinzira kubera imyitozo bahawe, bahora bari maso baryamiye amajanja, ndetse hari n'amarira barize bari mu myitozo. Ariko kandi nyuma y'ibyo byose bafite discipline, niyo bashyira imbere. Hari n'inzozi zo gukorera igihugu mu mitwe yabo ndetse no ku mutima. Gako kandi ntabwo yubaka abasirikare gusa, ahubwo yubaka n'abayobozi b'abasirikare ku rwego rw'isi. Ese ibi wari ubizi? Wari uzi ibibera igako byose? Nimba utari ubizi andika muri comment. Nimba wifuza kujya mu gisirikare andika muri comment uti muzatumenyeshe. Nimba wifuza kumenya uko wamenya uko waba umwofisiye andika muri comment, nabyo tuzabibasobanurira mu kiganiro gikurikira. None naho umusozo w'ikiganiro nagutegura njye kikugezaho, nitwa Kwibuka Ronje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Ibyawe bibabaje ubaye ugeze hano utaraganda subscribe,